Muraho neza abakunzi ba Upwise, mbahaye ikaze. Uyu munsi rero ngiye kubabwira kuri shotikati z'ingenzi utari uzi, kuko abenshi tumenyereye shotikati nka control plus C ikoreshwa iyo umuntu ashaka gukopiya, control plus V ikoresha gupesitinga, control Z undo, control Y redo. Ariko uyu munsi si ibyo ngiye kubabwiraho. Uyu munsi ngiye kubabwira kuri izi shotikati zishobora kugufasha mu gihe uri kwandika dokumenti yawe kandi ushaka kwihutisha akazi kawe. Shotikati ya mbere nshaka kukubwira ni control plus shift plus greater than sign, cyangwa se control shift less than. Iyo ukanze control ugakurikizaho shift ugashyiraho ikimenyetso cya greater than cyangwa se less than, iyo ari greater than yongera size, iyo ari less than igabanya size. Ni ukuvuga ngo font size iragabanyuka cyangwa se ikiyongera iyo ukoresheje shotikati ya control plus shift plus greater cyangwa se less than sign. Shotikati ya kabiri ni control plus alt plus M. Control plus alt plus M ni ikoreshwa igihe ushaka kwensatinga comment section muri dokumenti yawe. Niba ushaka gushyiraho comment uzakora control plus alt plus M. Shotikati ya gatatu muri izi z'ingenzi nabateguriye uyu munsi ni alt plus shift plus D. Alt plus shift plus D ni shotikati igufasha kwensatinga itariki ziriho z'uwo munsi uriho igihe uri gukorera kuri ya dokumenti. Shotikati ya nyuma rero y'uyu munsi ni F7 cyangwa se F7, ikoreshwa igihe uri gushaka kuraninga spell check kuri dokumenti yawe. Nakubwira ko rero ubaye wumva iyi video igufashije, kanda like, ugakanda subscribe ndetse ugatanga igitekerezo, hanyuma ugasharinga ku nshuti zawe nabo ikabafasha.